Yego Gilbert, ongera ijwi kugira ngo umukuru w'igihugu akumve. Nitwa Manishimwe Gilbert, mvuka mu karere ka Nyaruguru, umurenge wa Nyagisozi, akagari ka Nkakwa, umudugudu wa Rari. Yego, ufite imyaka ingahe? Imyaka 14. Okay, ukora iki? Uguriga? Ndi umunyeshuri. Yego. Ngaho ushaka kugeza ku w'igihugu. Muraho neza nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Muraho neza. Muraho cyane. Yego, ndabakunda cyane, nanjye fana Arsenal namwe. Ejo wakurikiye umukino? Ejo ntabwo nabashije kuwukurikira, nari ndi mu kibuga kuko nkina football. Ngaho gira icyo umubwira cyangwa se icyo ushaka kumubaza. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mbere yuko mbagezaho icyifuzo cyanjye nagira ngo mbanze mbabwire 11 ba Arsenal. Mwizamu ni David Raya, kabiri ni Ben White, gatatu ni Alexander Zinchenko, umutima wa defense ni William Saliba na Gabriel Magalhaes. Hagati mu kibuga ni Declan Rice, ari kumwe na Martin Odegaard ndetse na Kai Havertz. Martin Odegaard kapiteni. Uruhande rw'iburyo ni Bukayo Saka, rw'ibumoso ni Gabriel Martinelli, tukatakisha Gabriel Jesus. Uzi kubizi kundusha. Gilbert, ngaho ari icyo ushaka kumubaza se? Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nashakaga kuvuganira abana bo mu cyaro kuko akenshi baba bafite impano ariko bakabura uburyo bazigaragaza. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, abashinzwe amarushanwa yaba mu mupira w'amaguru no mu bindi mikino ndetse no mu bindi bitandukanye ntabwo babasha kugera mu cyaro bitewe n'ahantu hariho, ndetse hakaba hari abana impano zabo zidindira kuko babuze ababakurikirana. Njye nagize amahirwe yo kubona umuterankunga, niyo mpamvu nifuzaga ko nabo bakurikiranwa neza kuko impano niho ziri. Ikindi kibazo nyakubahwa Perezida wa Repubulika, hari abanyeshuri nguku habaye nka